Ladies and gentlemen, put your hands together for Admin Seka. Admin ari he? Amashimwe cyane kuri Admin no. Arana bakubita no naho bukiye. Uyu ni wowe? Amashimwe kuri Admin. Uriya muntu mwakomeje mugakorana. We Admin we garuka hano. Admin enda hano. Mvuze garuka ntabwo yabyumva. Enda hano Admin. No. Tugiye kubaza bya bibazo bya provisoire. Tugiye kubaza urumva? Hari umunyarwenya wegera hano inyuma. Ako sibi ni ibiki ngo kagira Imana. Tugiye kubaza ibibazo nk'ibya provisoire. Hari umunyarwenya usanzwe akora muri Gen-z. N'uyu nguyu. B n'uyu nguyu. C bose nibo. D nta na kimwe nta n'umwe urimo. Twagiye. Admin ninde? C bose nibo. Tuganire Admin ninde muri aba? Bose nibo. Okay, reka nkwereke. Musuhuze abantu mubatandukanye. Meze muteze. Okay, banyitariye ubundi papa ni pasiteri tu. Meze fresh. Admin mu mwakire cyangwa mu byihorere. Anaga ari impanga. Agahanga kanye ko ndagafite ahubwo. Iriya ndirimbo ninjiremo ya melody ndayikunda. Producer wayikoze bita Francais. Nje rero nyumva bwa mbere narajijwe nensi kari Francais bavugamo. Ahubwo ikibazo si ukumva nabi ahubwo amagambo barenzagaho niyo narinzi niyo yatumye menya ko ari we bavugaga. Ngaza yiseseka. Franco Uraseka man. Franco ari yambeshye ntago nenzi ko duhurira hano. So wambwiye ko wagiye gukoresha retushe. Zubwanwa. Mumeze fresh se? Yewe ubundi papa wanjye ni pasiteri tu. Papa wanjye ajya nsetsa byatari. Mfite ababyeyi ikintu cyose bakora nta nyungu zibamo. Habe namba. Papa yajyaga aza kunsura niga i Kigali agategesha 8,000 akangurira amata ya 200. Ariko naga ariho nabibonye gusa. No muri MTN bibamo. Siko kohereza 20 bakata 20. Naga ibyo bintu byumvikana. Noneho mama niwe nigeze guhamagara. Bike yari yanciranye ikaramu niganaga nyine. Ndamuhamagara ngo ampe Bike yaguraga 200. Arangije amamagaza amayinite y'igihumbi ngari kumbwira ukuntu nta amafaranga yava. Mumeze neza se? Ye mfite impanga yanjye mu rugo. Mfite impanga yanjye mu rugo. Mujya mwumva ibintu bavuga ngo impanga zitekereza kimwe. Mugatekereza nyine ibintu bimwe. Impanga. Abantu bavukana
banga baviramo rimwe nyine. Naho bayiseseka. Impanga yanjye mfite impanga twajyaga dutekereza bimwe, ntago ari iri ariko nindi y'umukobwa y'inkobwa. Ego noneho mujya mwumva ibintu bavuga ngo twatekerezaga bimwe, nako dutekereza bimwe n'ubu rimwe na rimwe, n'ubu wabona hano atari njye uhari. Noneho umunsi umwe ni ukuvuga ngo ikintu ntekereje nawe aragikora, twese nyine dukora bimwe. Umunsi umwe rero natekereje kujya ku muhanda, nawe arankurikira, mbona umukobwa uri kumva nimba naramubonye nawe yaramubonye, ndamukurikira. Ariko kuko dutekereza bimwe, haba hari umanipira undi, ukoresha ibitekerezo mbere nyine. Aho ngaho ninjye wabikoreshaga mbere, nkurikira umukobwa nyine, iyo mpanga yanjye ndayihisha, nigira gutereta. Nkurikira umukobwa, muhana proti, navuga ati duze guhurira aha ngaha nimugoroba. Ndagenda turahurira. Franco wahise kunsakuriza. Ndagenda turahurira, Zimani ni inyaseseka ko umva rata, nagiye turahura, nayihisha iyo mpanga yanjye, ntago twajyanye, ntago yankurikiyeho. Noneho duhuye turaganira, uko bano uwo mukobwa ase, reka mbabwire biraza kugorana. Umuhungu yahanganye, umva rata, twarahuye, ndatereta, ndasoza, ariko ntago muzi ibyago nahuye nabyo. Naje gusanga narateretaga iyo mpanga yanjye, nahise ko nayitsimbye, kumbi niyo nari ndi gutereta. Noneho umunsi umwe ajya kwa muganga, umunsi umwe yagiye kwa muganga, njye nari ndi mu rugo. Ariko rero namwe muri kumvanga, uri kumva niyo mpanga ntago nyizi neza. Iyo mpanga se, iyo mpanga ni impanga yanjye nyine. Oya, ubwo umuntu uri kuvuga, mwabanje mugaceceka, mugeceke mbabwire, mugeceke mbabwire ibyo mpanga se. Nabwiye ko dutekereza bimwe. Rimwe yagiye kwa muganga rero, agezeyo njye yari yansize mu rugo, nari ndi kumwe na ba papa. None agezeyo, umuganga waramubaza, mugeceke, umuganga wari uri kumuvura aramubaza ngo ukora sexy kangahe mu cyumweru. Ndi kumwe na papa, nawe yarambajije ngo wabonye amanota angahe muri physique. Twese duhita tuvugira rimwe ngo 50. Impanga yanjye ivuga 50. Noneho oya, ntago ari 50, nari mbabeshye, na 25 konyine. Noneho turaza, ageze mu rugo, yagarutse agera mu rugo. Nawe rero uretse ko ntereta, nawe arateretwa. Oye sorry, umuhungu aza kumutereta, ariko yigira inama, kuko mbere ninjye watekerezaga mbere, dutekereza bimwe, ninjye washyiraga mu bikorwa mbere. Nawe none hatangiye kumanipira ibitekerezo byanjye. Agaruka mu rugo, noneho njye nsubiye ku isoko.
ya ku isoko araza baramutereta nimba byaragenze gute nkaya numva mu bitekerezo biri kumbwira ngo ari gukuramo ipantaro nanjye nyikuramo nari ndi mu isoko ambwira ngo kuramo n'ikindi nyine nanjye nyikuramo ariko ibintu byabereye kuri iryo soko nta muntu uba munini hose bahise bampamagara cyo gukora kuri fone ndataha ariko ibintu byambayeho irakoze muyihe amashyi Kibonkare nari nzi ko ndamuvugaho none ewa ntago nakurebaga Kibonke brand ambassador wa MTN ndayikunda hari undi murongo w'itumanaho mu Rwanda bita Airtel ariko ujya uncanga ufite pake yitwa ubuntu pake kandi igura 300 kandi ari ubuntu mfite papa wanjye rero ujya uncanga byatari ni pasiteri mfite na muzehe sogokuru sogokuru ako mu rugo iwacu ikintu kijya kincanga papa wanjye aruta sogokuru ntago mushobora kubyumva uri kumva papa afite imyaka 50 kandi sogokuru yapfuye afite 49 ese uri guhakana muzehe wanjye uramuzi muzehe wanjye rero atarapfa yagiye mu rubanza ngo yaribye ahantu mvuze ibintu yaribye ahantu yaribye nyine ahantu handi noneho tugiye mu rubanza mvuze ibintu by'urubanza mpita nibuka ase Franco byarangiye bite Franco twahuriye Nyamirambo wari kumushinja ngo yibye igisokozo noneho papa wanjye ajya mu rubanza oya ni muzehe wanjye haza abantu ngo murabizi bazana abatangabuhamya ngo babonye umuntu akora icyaha haza uwa mbere uwo yibye haza n'undi ngo bari kumwe bose baramushinja ewana buri kintu cyose twumva ko bari bahari bagera kuri papa noneho ngavuge nyine uko abyumva mbere yuko bamufunga urabizi banza kuguha ijambo arangije aravuga muzehe ngo wagira icyo tubwira nyuma yuko abatangabuhamya bakubonye wiba ibintu by'abandi muzehe nawe araza nyine ajya imbere aravuga ati rero nyakubahwa umuyobozi w'urukiko ndabyemera ko abantu barambonye kandi nibyo mwabavuze mwabonye ko ari byo nibye ariko haje abatangabuhamya 2 noneho ndagira ngo nanjye mu mwanya nzana abantu 500 banjye batambonye murakoze cyane nitwa admin Ukinga hongera inyana ubwawe